Ibihugu bibiri by'ibihangange nibyo biza kwisonga kuri izi mpaka zizamutse kuva ubwicanyi ndengakamere bugwiriye abanyarwanda. Ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Kuri iki kibazo cy'inyito, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yifatanyije n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu gushyigikira umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 kugira ngo ku mwaka utashye abazize Jenoside n'abayirokotse bakibuka ubugome yakoranwe bahabwe icyubahiro kibakwiye. Mu nyandiko yashyizweho umukono na Ambasaderi wa Amerika muri ONU, yumvikanisha ko Amerika ivuga ko igikomeye ku ntego yayo yo gufasha abanyarwanda gusigasira amateka n'ibimenyetso bya Jenoside yo mu 1994. Isanga imwe mu ngamba zikomeye zafatwa mu kwirinda ko ubwicanyi bwibasira imbaga bwakongera kuba ari ugusigasira amateka y'ibyabaye hatabayeho kongera cyangwa kugabanya kukuri kw'iby'amateka ubwayo yasize. Aha ni naho Amerika igaragaza impungenge ku mpinduka zihera mu 2018 kugeza ubu ibona ko zigarukira gusa ku kuvuga Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yirengagije uburemere n'ingaruka iyi Jenoside yagize ku yandi matsinda y'abantu. Ku bwa Amerika, hishwe Abahutu n'abandi bantu benshi bazira kwanga kwifatanya n'abashyiraga Jenoside mu bikorwa, ku buryo kutabaha agaciro no kutabibuka byerekana kudaha agaciro isura nyayo y'uru rupapuro rwirabura mu mateka. Amerika ishimangira ko ishyigikiye igitekerezo cyo kuzirikana Jenoside yabaye mu Rwanda, ariko bidahindura ukwiza uburyo Jenoside yabaye mu Rwanda yakozwemo. Isaba ibihugu byose guharanira ko amateka ya Jenoside zabaye cyangwa ubundi bwicanyi bwibasiye imbaga atahinduka uko ibihe bigenda bihindagurika, ahubwo hagomba kwibuka uwahitanwe n'uwarokotse ubwo bwicanyi wese no kugaragaza ukuri kuko byagenze, bikaba igihamya ko kuko bifuza ko amahano nk'aya atazasubira ukundi. Amerika inasaba ibihugu byose gukorana n'inzego zasigiwe inshingano zo kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, harimo no gushakisha abanyarwanda 8 bataragezwa imbere y'ubutabera ngo baryozwe uruhare rwabo muri Jenoside. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanisha n'ingufu nyinshi ko itishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwemo. Inyandiko yashyizweho umukono na Kelly Craft uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU, isoza ivuga ko yifatanyije n'abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga mu kwibuka inzirakarengane zose zishwe muri Jenoside yabaye mu Rwanda, kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gukumira amahano nk'aya ngo atazongera kuba. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo gisa nk'ikitajya kure y'ibi. Ubwongereza bushima inteko rusange ya ONU kuba yarazengurukije imbanzirizamushinga y'icyemezo kuri Jenoside yabaye mu Rwanda. Buvuga ko bushyigikiye byimazeyo kwibuka inzirakarengane zishwe muri Jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, kandi kuko kwibuka gukwiye kuzirikana inzirakarengane zose. Kimwe mu byo Ubwongereza bushyira imbere ni uguhindura inyito Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ONU igashaka indi yumvikanisha n'Abahutu n'abandi bishwe muri Jenoside bazira kutayishyigikira. Ubwami bw'Abongereza buvuga ko bwemera ko n'Abahutu kimwe n'abandi bose bishwe bakwiye kutibagirana. Ikindi kibateye impungenge ni ikijyanye n'inzira n'uburyo kwemeza inyito y'iyi Jenoside bikorwamo, basanga hari icyuho mu kumvikana no kwemeza uyu mwanzuro ku nyito ya Jenoside. Cyakora Ubwongereza buvuga ko bwibuka amakuba yo muri Mata 1994 kandi bwiyemeje guharanira ko ubugome nk'ubwo butazasubira ukundi. U Rwanda ariko rwo rusanga impungenge Amerika n'Ubwongereza bigaragaza nta shingiro zifite, kuko ibi bihugu byifuza ko amateka avuga uko yagenze ariko bigasaba ibihabanye n'ibyo. Uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye avuga ko ibi bihugu byombi bigamije kugoreka aya mateka bikanirengagiza imyanzuro y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi n'ububasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, kandi ibi bihugu byombi byemera. U Rwanda rwongera kwibutsa ubusobanuro bwa Jenoside nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye mu 1946. Kwica abantu b'itsinda rimwe, gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu b'itsinda rimwe, gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubu bigendera bigamije ko barimbuka bose cyangwa igice, no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwambura iryo tsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye. Kimwe muri ibi bikorwa bikoranwa umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa idini, aba ari Jenoside. U Rwanda kandi runashingira ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarushyiriweho rwaremeje ko hagati ya tariki 6 z'ukwezi kwa 4 na tariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 harabaye Jenoside yakorewe ubwoko bw'Abatutsi mu buryo butagibwaho impaka cyangwa ngo bushidikanyweho. U Rwanda rushima ko Amerika ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhare mu gukurikirana abagize uruhare muri Jenoside, rukanasaba Ubwongereza kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri Jenoside bari ku butaka bwabwo. Ruvuga kandi ko mu gushaka ubwiyunge nyabwo, itariki ya 13 ya buri kwezi kwa 4 yahariwe kwibuka abanyepolitike n'abandi bose bishwe n'ubwo